Kwiga ni urugendo rudahagarara. Umuntu utihugura ntakomeza gutera imbere. Kwiga buri munsi bituma ubasha guhangana n'ibibazo, gufata ibyemezo byiza bidafite ingaruka mbi no kugira umutima ukomeye ugafunguka mu mutwe. Gusoma no kwiyungura ubumenyi buri munsi. Urugero, kwiga indimi, ikoranabuhanga cyangwa ubushobozi bw'umwuga. Kwigira ku makosa yawe no kuyakosora. Gusangira ubumenyi bwawe n'abandi no gufasha abatishoboye. Gukoresha ubumenyi mu buzima bwa buri munsi no guhanga iterambere. Kwiga no gukura buri munsi bitanga ubushobozi bwo guhitamo neza, amahoro y'umutima n'intsinzi. Bibiliya iravuga ngo icyo wamenye cyose kigaragaze mu bikorwa byawe bya buri munsi. Iryo jambo riboneka muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22. Dukomeje hepfo gato ku murongo wa 23 niho batubwira ngo kandi ngo kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo. Buri munsi rero ni amahirwe yo gukura, kwiga no kuba umuntu ufite ubwenge. Mu gitabo cy'umugani ibice bya 12 umurongo wa 15 naho haratubwira ngo uwumva inama akayishyira mu bikorwa aba afite ubwenge. Nkwifurije kugira ubwenge. Tugire ubwenge.